Ndishimye cyane kugira ngo ngire icyo navuga kuri Pastor Elia Ruhanga. Namumenye nkiri muto cyane, mumenya yuko ari data wacu. Aho maze kuba umugabo, turongera turabonana. Bwa mbere twahuriye Uvira, nari mvuye Bujumbura. Aranyishimira cyane kandi cyane, ambwira kuko yari afite amatsiko yo kumbona. Ico gihe nari ntuye Bukavu, ambwira ko yigeze kugera Bukavu, asanga ndahari nari mu rugendo. Uvira twamaranye iminsi nk'ibiri, ndazamuka nsubira i Kigali. Ariko nza gusubirayo, hari ibyo nashakaga kuko yamfasha, abimfasha neza nk'umubyeyi, abimfasha neza nk'umuntu w'inyangamugayo. Yari amavuta yanguriraga, nari mfite isoko yo kugemura amavuta, abikora neza. Mbibonaho inyungu, nawe abibonaho inyungu. Kuva ubwo ngubwo yambereye umubyeyi, nubwo nari nsanzwe nzi ko ari umubyeyi, nari muzi ya distance, ariko tubonanye turishima cyane. Yaje kuza yimukira mu Rwanda, dusanga mu Rwanda. Nabaye mu ba mbere bagiye kumwakira kuko yaradusanze. Ntabwo byagarukiye aho, twabanye no mu murimo w'Imana, aturuta cyane kandi atubyaye. Yagiye adufasha mu muhamagaro kuko yakundaga gusenga. Ndabyibuka cyane, ndibuka urukundo rwe rukomeye cyane ntazibagirwa. Yatugaragarije nk'umubyeyi, nk'umushumba, n'impanuro ze nyinshi. Ndibuka ukuntu yadusuraga mu rugo, ndetse akanatubwira kuko mu bantu bavukana dukunda cyane, yewe n'umuryango we, cyane cyane madamu we, yagiye atuba hafi. Igihe madamu yarwaraga yatubaye hafi cyane, kubera muzehe Eli ukuntu yamubwiraga ko turi abana be kandi adukunda. Ndamwibuka cyane aseka, nta jambo na rimwe yavugaga adaseka muzehe Elia. Ndabyibuka cyane, ngira ngo mu bantu b'umuryango ntazibagirwa ni papa Elia, kuko yatwigishije kubana. Yabanaga n'abantu bose amahoro, cyane cyane abantu biweho bikari akarusho. Elia yagiraga urukundo rutagira abandi, ni kako navuga. Yego birashoboka kuko hari n'abandi barufite. Yarazi gutabara. Iyo yabona gutatabaye, yarazaga akakubwira ati ko ntabonye utabara abantu bagize ibyago. Icyo kintu sinzakimwibagirirwaho, nzahora mwibukira urukundo rwo gutabara abantu, ari abo bavukana ari nabo batavukana. Iyo mpano nimba ariko nayita, yari impano idasanzwe kuri muzehe Elia yo gutabara bagize ibyago. Ndamwibuka cyane mu bitaramo by'amasengesho. Hari aho twigeze kubana, tuhamarana iminsi 3 dusengana nawe. Icyo gihe twari muri Glory Church. Ntabwo nzabyibagirwa, nubwo ntabashe kuvugana nawe mu gihe cya nyuma cyo gutabaruka. Ariko icyanshimishije cyane ni ukubona asize abantu bakomeye, abana be, abuzukuru be. Byanyigishije yuko imirimo umuntu akora kuri iyi si ayihemberwa. Nuvuga ngo Imana yahembye papa Elia neza, imuhereza abana, imuhereza umumama ariwe mukecuru ukunda umuryango cyane. Akenshi akunda no kumpamagara ambaza uko tumeze. Ibyo ndabyibukira Elia iyo mbonye mukecuru aduhamagaye. Ubushize nagiye gusura mukecuru, nsanga ari ahantu heza cyane,
mu by'ukuri naranezerewe ndishima, ndavuga ngo iyi ni imirimo ya papa Eliya. Naranezerewe cyane nibuka Eliya, kandi bimpereza amasomo yo kuvuga ngo umuntu wese ukiri kuri iyi si yogakoze ibyiza, kuko ibyiza ukora ukiri muri iyi si abana bawe barabisarura. Ushobora gusarura 20%, 50%, abana bakabisarura, izindi pourcentage zisigaye abuzukuru n'abuzukuruza bakazisarura. Rero tuzahora tumwibuka. Ntabwo Eliya yapfuye, Eliya arahari kuko yakoreye Imana. Mzehe Eliya arahari kuko yasize imbuto, yasize amaboko, yasize ibikorwa, yasize abagabo, yasize abakobwa n'abuzukuru n'abuzukuruza. Mu by'ukuri Imana yakoreye niyo kwizerwa. Ibyiringiro dufite, kwizera dufite, nuko tuzongera kubana na papa Eliya, akadusekera, akatunezererwa, kuko inzira yanyuzemo natwe niyo tuzanyuramo. Amasomo yatwigishije mu by'ukuri twarayabonye. Umutima w'urukundo yadusigiye n'ukuri turawufite, kuko turabona ibikorwa yasize cyangwa se byagiye bimukurikira n'ibikorwa byiza. Rwose turamwibuka kandi tuzahora tumwibuka, ntabwo tuzamwibagirwa. Tuzi kuko ari ahantu heza cyane, n'uwamubwira ngo agaruke ntabwo yabyemera, kuko imirimo ye yagiye imuherekeje, kandi yaherekejwe yambitswe amakamba y'imirimo yakoze. Turamushima cyane kandi tugashima n'umuryango cyo twavuga umuryango wakomeza urukundo rwa Mzehe Eliya, kandi mu by'ukuri bazagera ikirenge mu cya papa Eliya, kuko yabasigiye urukundo, abasigira n'irage ryo kubana n'abantu bose amahoro. Turamwifuriza gukomeza kuba mu buruhukiro bwiza, natwe tuzamusanga. Amahoro y'Imana akomeze kubana n'abiwe, ndetse ubwiza bw'Imana bukomeze kugota abantu bose bari bamuzi. Urakoze cyane.